umurozi aroge madamu ntabyara. Imana yarambwiye ngo uzabyara umukobwa, mwita izina. Kugira ngo dusame byaratugoye, twamaze iminsi, twamaze igihe kinini tutaratwarinda, ariko umwana araje. Cyo ni icya kabiri. Umwana Imana yamubwiye ndi umusiribateri, menya umwana, menya izina rye mbere yuko menya fiance, menya madamu. Icya kabiri, dutinda kubyara. Imana iramumpa gatatu, Satani arwanya ubukwe ndashyingirwa mbigeraho. None ngo umurozi aze kuroga umwana ntitubyare. Ndambwira ni harandi makuru waba ufite arutaye Imana yampaye. Wari uzi ko hari umuntu Imana ijya iguha mu buzima akamera nk'inzira yo ku nyanja itukura? Inzira yo ku nyanja itukura yacitse rimwe gusa, ariko Mana y'imbaraga nyinshi, Imana igucira inzira yacitse rimwe. Ni umuhanda wabayeho rimwe, nta negosiyasiyo, nta nama, nta budget, nta bantu bicaye ngo bapange uburyo umuhanda uri buboneke. Nawe uri gushakira umuteguro w'imirimo y'Imana mu byo wagambiriye gukora. Imana igutunguza inzira utigeze utekereza kwibaho. Reka kankavuge nkikibuka. Uzi impamvu abantu bari gusengera ibiryo mufite ibiryo? Uzi impamvu abantu bari gusenga ngo babone mitiweri wayimwishyurira? Uzi impamvu abantu bari gusenga ngo babone inzu abandi bazisambaniramo? Uzi impamvu abantu bari gusenga ngo babone imyambaro mufite iyo mwataye muri puberi? Nuko musangiye n'abantu amateraniro, ariko ntimusangiye n'abizera ubuzima bwa Kristo. Usangiye n'abizera ubuzima bwa Kristo wamenya ibibazo bibamo, kandi wamenya nuko Imana igukoresha muri abo bizera. Imana ibaha umugisha. Iyo usangiye nabo mwizera ubuzima, Imana igukora ku mutima ikakubwira igikwiriye gukorwa. Impamvu se mushiduka abantu babasabye bakabasaba n'ibyo mudakwiriye niki? Nuko mutibwirije gukora. Yesu ashimwe cyane. Inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Ni mwene so ANICET niyo mugabo nk'ibisanzwe. Tunejejwe n'Imana ku bwanyu. Dushimiye Imana ko yongeye kuduha uburame, kandi dushimiye Imana kubw'imirimo n'ibitangaza iri kugenda idukorera. Dushimiye Imana kubw'abarwayi bari gukira. Dushimiye Imana kubw'amwebwe mwese mukurikira Umukanguzi TV. Tubashimiye kuri comment mugenda mutwereka mutugaragariza ko turi kumwe aho muri hagiye hatandukanye mu mareta atandukanye, tutabona uburyo tuvuga yose, ariko Imana ibaha umugisha. Hari umuvandimwe ejo bundi wumvishe ikiganiro twakoze, arangije aravuga ngo tujye tubavuga mu mazina, ariko hari igihe muba mwitiranwa n'abandi. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge Imana, tuganire ijambo ry'Imana. Uyu mwanya ndumva nshaka ko mbwiriza, tukaganira ijambo ry'Imana tubwirije. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge, dutegure imitima yacu, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Uwiteka. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyiri urukundo n'ihumure, Imana nyiri cyubahiro, turagushimiye. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ituremera amasoko kugira ngo turi mu isi tuticwa n'umwuma, Imana nyiri cyubahiro idushyiriraho aho duhahira nyamara amariba yakamye. Ngushimiye uyu muntu ukurikira Umukanguzi TV, ngushimiye uyu muntu wumva anyoterwa n'ijambo ryawe, ngushimiye mwami nyaguhora ku ngoma uko turamburira amaboko kugira ngo ineza yawe igende igaragara. Ngushimiye abo uri gukiza indwara, ngushimiye abo uri kugenda ubohora, ngushimiye abo wabyukije bari baguye, ngushimiye nabo wubatse ku rufatiro ruzima ukabyara kubwo ijambo ryawe unyuza hano. Bisenze ngushima kubw'ubuntu bwawe. Njya mbura uko nkuvuga Mana, njya mbura aho mera nawo nsoreza, kuko ari wowe tangiriro n'iherezo, ariko ibyo bikantera no gushima ku Mwuka Wera hari kugira ngo atunihira, dusabire avuga ibyo twari dutekereje kuvuga. Imana ishimwe. Ngaho genzura imitima yacu, umenye ibyo tugukeneyeho Mana, urebe ibyo twatuye. Ndagushimiye, waravuze ngo igihe cyanyu cy'akarindagiza cyangwa iminsi mwajijwe narabyirengagije. Ngushimiye ko ibyo twagucumuye wabisibye ukabita kure. Ngushimiye ko aho twakiraniwe imbabazi zawe zitubangukiye. Ngushimiye ko wirengagije kujijwa kwacu. Uyu mwanya sengeye umuntu wari urwaye ibyaha mu mutima, byari byarabereye uburwayi buhoraho, kugira ngo umubohoze ijambo ryawe agiye kumva,
wari urwaye indwara yanze gukira, umubohoza ijambo ryawe agiye kumva. Mwami unyungurane n'abumva iri jambo, kuko ndiko ibyanditswe byera bivuga, biravuga ngo uwigisha agabane byose n'abigishwa. Mwami utarabyara rimuhe kubyara, uyu muntu iri jambo ryawe rimuhe kugubwa neza mu mpande zose, rize rikwiriye ryikwije nk'uko ryuzuye, nk'uko riri n'ubuzima bufatika buhoraho none n'iteka ryose. Ndabigushimiye, uduhana umugisha n'abera bose ku bwawe Yesu Kristo urakoze, amen. Turabashimiye nanone, ntabwo mpema kubivuga, baye dukurikiye ukumva hari icyo wakungukira kuri iyi channel, wakora subscribe, ariko kibaye ari ntacyo ntabwo ari ngombwa gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro, ariko ubaye wumva ari ngombwa kugira ngo tujye duhumurizanya imitima, wakora subscribe kugira ngo uko dushyizeho ijambo ry'Imana ujye uribona. Ntabwo ari ngombwa ngo muzikore ngo twuzuze ngo tugire ibisabwa n'ibiki, oya, ahubwo ni ngombwa ngo urikorere kugira ngo tujye tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Unashimye kujya ukurikira ibiganiro byacu nta subscribe ntacyo bitwaye, ariko kubikurikira ntatarimwe intego y'ubugingo, aho niho haba hari ikibazo. Ariko habaye hari intego y'ubugingo, gukora subscribe ntacyo bitwaye, no kutabikora ntacyo bitwaye. Ibi bafitiye inyungu muri ibyo ari byo muzajya mukora. Muhabwe umugisha n'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Ndumva uyu mwanya nshaka ko tuganira kuri iri jambo ry'Imana ku mugaragu w'Isumba byose Dawidi, mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cyaho cya 17. Muri ihangana tuze gusoma amagambo maremare, tuze kuyasobanura wenda mu gihe gitoya, ariko ndabizi ko n'ibindi tugenda tubiha umwanya mu isi. Ntabwo ijambo ry'Imana ari ryo riri butunanire kuriha umwanya wo kuryumva. Yesu abaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dusome igice cya 17 mu gitabo cya mbere cya Samweli, turahera ku murongo waho. Niyo twahera ku murongo waho wa mbere nta kibazo, turagenda twitsa. Imana ibaha umugisha. Umutwe w'ijambo cyangwa imbanziriza amagambo haravuze ngo Dawidi yica Goliath. Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'Ibuyuda, bagerereza kuri Efesitamimu hagati y'isoko na Azeka. Ibyo ni mu bibaya, ni amazina yo muri Isiraheli. Umurongo wa kabiri haravuze ngo Sawuli n'Abisiraheli nabo baraterana, bagerereza mu kibaya cya Era, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisiraheli kuwo hakuno. Hagati yabo hari ikibaya. Bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwaga Goliath w'Igati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Ubwo biravuze ngo ni mikono 6 na santimetero 20. Gatanu haravuze ngo yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe we, n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeri z'umuringa 5,000, ubwo ni tone 5. Gatandatu, ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira iminyururu, bikingira imirundi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari ruzinze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyaryo, ni nko kuvuga aho rikwikiye, kwari shekeri z'ibyuma 600. Kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere, araza arahagarara akomera ingabo za Isiraheli ati, kuza kuremera urugamba ho mwabitewe n'iki? Mbese si ndi Umufilisitiya
sindi umufilisitiya, namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli, ngaho nimwihitemo umugabo amanuka nsange, nabasha kundwanya akanyica tuzaba abagaragu banyu, ariko nimunesha nkamwica namwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Umufilisitiya arongera aravuga ati, suzuguye ingabo za Isiraheli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisiraheli bose bumvise ayo magambo y'umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Kandi Dawidi yari umwana w'umunyefurata w'i Betelehemu y'i Buyuda witwaga Yesayi. Kandi Yesayi uwo yari afite abahungu 8 ku ngoma ya Sawuli, yari ageze mu zabukuru. 13 abahungu bakuru 3 ba Yesayi bari batabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu be 3 batabaye, uw'Ifura ni Eliyabu, uw'ubuheta ni Aminadabu, uwa 3 ni Shema cyangwa Shama, ni Shama. 14 Dawidi yari umuhererezi, kandi bakuru be uko ari 3 bari baratabaranye na Sawuli, ariko Dawidi yajyaga acuranga kwa Sawuli aragira intama za se i Betelehemu. Nuko uwo mufilisitiya uko bukeye nuko bwije akabasatira agenza atyo iminsi 40 yigaraganza. Bukeye Yesayi abwira umuhungu we Dawidi ati, gemurira bakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze n'ay'amarobe y'imitsima 10, wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero. Reka nse nutaruka kugira ngo tutaza kurambirana, turebe ku murongo wa 26 muri iki gice n'ubundi turi gusoma cy'igitabo cya Samweli, gice cya 17, gitabo cya mbere, murongo wa 26 aravuze ngo, maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica uwo mufilisitiya agakuraho Isiraheli igitutsi, bazamugororera bati, mbese uwo mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana. Ndagira ngo aka kantu tugatekereze mbere yuko nkomeza gusoma. Goliath atuka, ari gutuka ingabo z'Abisiraheli, none akanabasuzugura mu izina rya Isiraheli. Ariko Dawidi arebye ingabo ziri ku rugamba z'Abisiraheli, ntabwo azibonye nk'ingabo za Sawuli, ahubwo azibonye nk'ingabo z'Imana. Imana ishimwe. Usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? 27 abantu baramusubiza bati, uko niko bazagororera umuntu uzamwica. Maze Eliyabu mukuru w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramubaza ati, wazanwe n'iki? Mbese bwa butama wabusigiye ndi mu butayu? Wabusigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanwe no kureba intambara. Dawidi aramusubiza ati, mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu. Amutera umugongo ngo yerekere undi, nawe amubaza bene ibyo. Abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashengerana kwa Sawuli, barayamushyira. Abyumvise aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo mufilisitiya. Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera uwo mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, mu kinyarwanda cy'ubu ni urubyiruko, kandi we ni umugabo umenyereye
kurwana uhereye mu busore bwe. Iri jambo narishakaga. 34. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data. Ayo magambo ndayashaka. Iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu, zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita, nkayiyambura mu kanwa kayo, yamvumbukana nkayicakira ikananirwa, nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo. Mu yandi magambo, ubwo mu maso ya Dawidi Goliath ntakiriho, ahise amugereranya n'intumbi y'ibyo yishe. Azapfa nk'imwe muri byo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara y'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Reka ntaruke nsome umurongo waho wa 45 soze no wa 48. Haravuze ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Ndahasubiramo uyu murongo. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'agacumu n'icumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Ndahasubiramo uyu murongo wa 45. Ndumva nshaka ko tukuramo insanganyamatsiko uyu mwanya, senga ntangira iki kiganiro. Imana ishimwe. Ndumva ndi mu mwuka wo kuremesha ibitangaza, imirimo y'Imana mu buzima bw'umuntu wumvira ijambo ry'Imana, mu muntu turi kuganira nawe, umuntu uteze amatwi iri jambo ry'Imana. Ndumva ndi mu mwanya wo kuremesha inzira utabonaga imbere yawe, Imana yihanyuze, yihacishe. Amaboko utari ufite kugira ngo agushoboze, Imana yaguhe nona. Pona maori ya donance edrai. Imana ikubera ubuzima kuruta uko wabitekerezaga nona. Ndumva nshaka gusubira mu uyu murongo wa 45. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. 6. Umuhigo wa none apana ejo. 46. uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. 47. Kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka, kandi ari we uzabatugabiza. Imana ishimwe. Uyu murongo wa 48 ndawusoma nerekera gusenga. Reka twifashishe irindi jambo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 15 umurongo wa 7. Reka masome nihuse. Haravuze ngo, nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Haravuze ngo, nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Dushimiye Imana isumba byose iduhaye umwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana.
kimwe mu bintu ngira ngo dutangirireho tubwiriza iri jambo mbabwiye ku murongo wa 48 ndahagaruka nenda gusoza uyu mwanya w'ivuga butumwa cyangwa w'ikibwiriza, uyu mwanya wo kuganira namwe iri jambo ry'Imana, nibwo ndibuze kugaruka masome. Ariko Imana ishimwe, ndumva nakongera ngasenga kugira ngo Imana igutegure nk'umuntu wakira ibyo Imana ishaka gukorana nawe uyu mwanya. Imana ishimwe. Impamvu numva reka nsenge muri ubu buryo, nawe wakirira ijambo muri ubu buryo. Umuntu wese ahava akagera akenera gukora kw'Imana. Umuntu wese ahava akagera akeneye kugirirwa neza n'Uwiteka. Ukeneye amaboko y'Imana mu buzima bwawe. Uwo ndi kuvugana nawe ujye uvuga ngo amena. Nibi narimbo byandike muri comment. Ukeneye kubona ineza y'Imana. Dawidi uyu ari muri skandari mbi, arimo ahantu ari muri situation, arimo uyu mwanya tumusomyemo hari harenza aho yigeze kuba. Avuza ibigwi, nubwo mpereye hagati avuza ibigwi by'intare n'idubu yishe zari zije kurya intama, ariko izi ntare ntizigeze zituka Imana, zishakiraga inyama. Ariko Goliath warashaka kwica umwisiraheli, ntabwo ari itungo ry'umwisiraheli. Itandukaniro ry'intare n'idubu imbere ya Dawidi mu rugamba, intare n'idubu byazaga bije gushaka intama. Idubu zishaka intama ngo zirye, ariko Goliath ntabwo ashaka intama. Goliath ntabwo ari intama akeneye, ahubwo akeneye ubuzima bw'umushumba w'intama. Bundi mutagira ngo Satani yabarwanya abashaka ngo ni muhombe. Ashoboye guha abantu kunguka. Ari umuntu twigishije mu nyigisho zimwe tutari ngombwa gusubiramo hano ku Mukanguzi TV, arangije arandika aravuga ngo koko se nibyo Satani araboshye. Satani araboshye. Hari abantu bafite iyo filosofi ko Satani abohoye yidegembya, ariko reka mbabwire impamvu aboshye. Ntabwo ashoboye kurema intwaro akoresha dutera, akoresha intwaro dufite dutwara nabi. Satani ntafite ubushobozi bwo kugusura ngo aze akora imirimo ye. Afite ubushobozi bwo gukoresha imitekerereze yawe kuko amaboko ye ntakora, hanyuma wowe ugakora wihemukira wisenya. N'uyu mwanya Imana ntiriho ngo yongere kurema ubundi buryo bushya bwo kubatabara, ahubwo ikoresha imbaraga zayo nk'uko ziri muri twe. Efeso 3:20 ibasha gukora n'ibindi puwe ngo ariko ngo ikora ibiruta ibyo twibwira, ibyo dusaba, ibyo dutekereza, ngo nk'uko imbaraga zayo ziri. Bivuze ngo uyu mwanya imbaraga wumva n'Imana cyangwa wumva n'ijambo ry'Imana, nizo mbaraga Imana iri bukurishe Goliath ukuri imbere. Impamvu mbabwiye ngo Dawidi ubu buzima, intare yari ikomeye kuri Dawidi kuko yari inyamaswa, ntibabanje no kuganira, ariko iroroshye kuko Dawidi ari kumwe n'Imana mu ishyamba. Ariko Goliath agoye Dawidi kuko bwa mbere Goliath aravuga kandi umunwa nawo. Ndagira ngo tubanze dufate Goliath nibye. Uwiteka kugabize Goliath, kugabize Umufilisitiya. Mu buzima bwa Goliath tudashatse kureba igihagararo cye cya 6 na santimetero 20 n'igituza cya 3 n'ikoti bya tone 5. Ndagira ngo nkubwire ko hari, ntabwo nshaka kuza kuvuga ku buremere bw'imyambaro ya Goliath kuko uyu mwanya ufite ibikuremereye biruta ibya Goliath. Ariko ibi mbivuze kugira ngo nkumvishe impamvu ushaka kongera gusenga. Abakristo tujya tugira umugisha wo guterana, tukaba mu materaniro tukumva ijambo ry'Imana, ariko ntitugira umugisha wo guhishurirwa imirimo ibera mu gihe cy'amasengesho. Tugira umugisha wo kuba mu materaniro, ariko ntitugira umugisha wo gutwara inyungu zo guterana. Tugira umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, ariko ntitugira umugisha wo kwakira impinduka zituruka mu ijambo ry'Imana. Uyu mwanya ndasenze kugira ngo mu buzima bwawe ntibituruke mu bushake ufite, ntibituruke kuri wowe, bituruke mu mbaraga z'Imana. Ninginze Uwiteka uhoraho waducunguye tutanditse ngo dusabe umucunguzi, akabidukorera kubw'imbabazi. Imana ikubohore kubw'imbabazi.
iguha inyungu zo kumva ijambo ry'Imana kubw'imbabazi, none bize bigere mu mitsi, mu maraso, mu misokoro no mu magufwa no mu mubiri, Imana ikubohoza imbaraga zayo zishobora byose. Iyi Imana dusenga, iyi turi kuvuga, nababwiye ngo ndashaka ko tubwiriza. Iyi Mana uburyo yiyizeye imbaraga zayo, uburyo yiyizeye ubutware bwayo, ibabazwa nuko tuyivuga tutayizeye, tukavuga ngo ibi Imana yabikora ariko ntitwizere ko byakoreka. Hari ibintu uzi Imana yakora, ariko se urabyizeye ko byakoreka? Naho nshaka ko tujya kugira ngo Dawidi tumukureho, ntiyaboneke Dawidi na Goliath kuko ibyabo byararangiye, ahubwo haboneke wowe n'intambara wari uri kurwana. Imana ishimwe. Reka ngaruke noneho, impamvu nababwiye ngo nshaka gusenga ni ukugira ngo n'igihe udafite imbaraga zo kwemera ibi, Imana ibikore. Ni ukugira ngo n'igihe udafite imbaraga zo kuvuga ngo amen, bibe bityo imbere y'Uwiteka. Imana ishimwe. Dawidi Bibiliya iramutubwiye, yari umwana wa Yesayi. Esayi, apana Yesaya. Esayi se wa Dawidi, apana umuhanuzi Yesaya. Ngo yari ageze mu zabukuru ariho ku ngoma ya Sawuli. Sawuli umwami w'Abisiraheli. Bajya mu rugamba rw'ishyanga ku rindi. Urugamba rw'ishyanga ku rindi ni intambara amaboko ku maboko, kuko mbere umunyembaraga yari uwajyaga ku rugamba igipfunsi, agakombata amaboko ku maboko, ingumi ku ngumi, icumu ku icumu, umuhoro ku wundi. Filosofi ya Sokrate ije, we ntiyemeye ko umunyentambara ari kubita undi igipfunsi. Yaravuze ngo ahubwo umuntu ukomeye ni umuntu uyoboza abandi ibitekerezo, ku buryo ibitekerezo byawe biyobora n'imbaraga z'abandi, zigakora zikura umwanzi mu nzira yawe wowe utagiye kurwana. Iyo ni iya Sokrate. Noneho twebwe nk'abizera, umuntu ukomeye ni umuntu uri muri Kristo Yesu, ni umuntu wamaze kumenya imbaraga zibonerwa muri Kristo. Noneho izi mbaraga zibonerwa muri Kristo ntabwo ari ingufu, ahubwo ni imbaraga. Ni naryo tandukaniro rya Dawidi na Goliath. Imbaraga ziva mu butware, ubutware ni imbaraga zikora ibiboneka zo zitagaragara. Hanyuma ingufu ni iziboneka mu mirimo igaragara. Mu buryo bwo gusenga ntihabamo ingufu, ariko habamo imbaraga. Uyu mwanya ngusaba ngutegura kugira ngo dukorane uyu murimo mu buzima bwawe, ndagira ngo ngutume nk'uko Imana yatumye Mose ku nyanja. Mose yabonye inzira ibuze ku nyanja itukura, arahindukira ajya gutaka ku murongo wa 15 mu gitabo cyo Kuva 14. Abwira Imana ngo turapfuye. Imana iramubwira ngo niki gitumye ntakira, hindukira ugende inyanja uyigabanye kabiri. Ntabwo ari Imana yaje, si Imana yamanutse guca inzira ku nyanja. Yabwiye Mose ngo subirayo. Ndagira ngo tuganire kuri izi mbaraga zikorera mu baciye bugufi, tuzihe itandukaniro n'ingufu zikorera mu bagaragara nk'abanyembaraga. Ariko Imana ishimwe, iki kintu kirumve. Ndagira ngo tuganire ku mbaraga zikorera mu baciye bugufi. Umuntu wasuzugurwa kuko nta ngufu, ariko akaba afite imbaraga za Kristo. Haleluya. Wowe ukaba ntacyo uri cyo imbere y'abantu, ariko ufite imbaraga z'Imana ku bwa Kristo. Izi mbaraga za Kristo si ngombwa ngo abantu bazibone, ariko ni ngombwa ngo wowe uzibonere mu mirimo ushaka kuboneramo Imana. Niyo ibyo Imana yakora abantu batabibona, ariko wowe Imana ikora ibyo urebesha amaso yawe, hanyuma abantu bazabibone byakugezeho. Imana ishimwe. Dawidi, amateka atubwira ko yari umushumba w'intama za se. Ajya mu rwuri nk'ibisanzwe kuragira,
ariko nk'umushumba aravuga ngo singenda njyenyine, reka njyane inanga gitari njye ncurangira Uwiteka. Isa amwohereza mu ishyamba. Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugabo yari afite abana 8. Hari abagabo 3 b'abasirikare bakomeye mu gihugu bavukana na Dawidi bene Yesayi. Ka Dawidi nikajya kurwana ariko kajya mu ishyamba ajya kuragira umukumbi wa se. Ariyo aterwa n'intare ariko yakundaga gucuranga. Gato yereka nsubira inyuma. Dawidi mu gucuranga kwe yabikuraga ku gukunda Uwiteka. Ntabwo yacurangaga nk'umunyamuziki, yacurangaga nk'umuramyi. Hari umunyamuziki, hari n'umuramyi. Umuramyi n'ucurangira uwaramya, umunyamuziki n'ucurangira abari aramirizamo, abo uri gucurangira nyine ugacurangiraho. Ariko Dawidi yari umuramyi ucurangira Uwiteka. Yanditse indirimbo nyinshi muri Zaburi zagenda muzisangamo mu njyana zitandukanye, injyana yo mu gituza, gititi, ngo waririmbisha njyana y'amajwi maremare, ibyuma bicuranga n'ibindi. Dawidi yaracurangaga akanezeza Imana. Yaragiraga rero mu rugabano rw'umuryango kwa Benjamini. Mbibutse ko Dawidi ni umuryango aba mu muryango wo kwa Yuda. Hanyuma Sawuli uri ku ngoma nuwo mu muryango kwa Benjamini. Imana ishimwe. Dawidi wagiye kuragira ni uwo kwa Yuda. Kandi noneho ishyamba riri mu rugabano rwo kwa Benjamini. Bene Benjamini nibo bari bazi guhiga ko bahabwa umurage. Ise Yakobo abaraga iyi miryango 12 y'Abisiraheli, yaravuze ngo Benjamini nisega itanyaguza. Urumva ubwo ari isega, bo bari bamenyereye no gukora ibikorwa by'umuhigo kuko izina rya afekta umuntu mu mirimo akora. Hanyuma Dawidi nuwo kwa Yuda aragiye mu rugabano rwo kwa Benjamini, ariko abayuda kuko umwami yavaga mu Bayuda. Ariko noneho uganje uwimye ingoma ntabwo yavuye mu Bayuda, ni umwami uturutse kwa Benjamini. Kubera iki Sawuli ariho akaba ari umwami wo kwa Benjamini, Dawidi akaba ari uwo kwa Yuda akaba ataraba umwami? Nuko Sawuli ni umwami watanzwe n'Imana mu bitari ubushake bw'Imana. Imana iha Sawuli ngo abe umwami w'Abisiraheli, ntabwo ari Imana yabishakaga. N'abantu barakaye banga bene Samweli, banga abahungu ba Samweli, batangira kubatuka no guhinyura Samweli. Babwira Imana ngo twihera undi mwami. Imana ibwira Samweli ngo emera ugende umwimike, azababera igihanda. Ariko kimwe muri ibi bintu ndaza kongera kukagaruka, ako kantu ndakibuka ntabwo nkarengaho. Dawidi mu gucuranga kwe, bene Benjamini bumva ijwi rya gitari, bumva ijwi ry'inanga ya Dawidi, bumva kuramya Imana kuri muri Dawidi. Imana ishimwe. Bumva guhimbaza Imana biri muri Dawidi. Barangije baza kuvumba umuziki. Dawidi abigisha gucuranga, bamwigisha gutera ibuye. Dawidi yiga gutera ibuye yaryize nk'umushumba uragira intama, azi ngo azaritera imbwa, intare cyangwa idubu. Kwiga gutera ibuye ku mushumba uri mu gihuru yanabyigira kuzagira ngo yice inkwari ayibage, icyo twitaga intabambwa. Yakigira gutera ibuye byinshi. Muri we kurwana ntibyari bimurimo, no kujya guhiga ntibyari ibyo. Iwabo hari intama. Ntabwo yari kwiga gutera ibuye ngo azarasimbwa, ngo narangiza ngo arase inyamaswa, narangiza ngo ayirye. No, yize gutera ibuye ko muri relax, atazi ibyari ibyo. Ariko Imana iri gutegura Goliath. Dawidi yize gutera ibuye atazi ikibuye rizakora. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, nusenga usenge nk'uri gusengera ikibazo, ariko rizavinga andi masengesho atangana n'icyo kibazo, kuko nta kibazo kingana n'amasengesho y'abera. Nta gihari. Turasenga yego ntikiveho rimwe na rimwe kuko kivaho nabi. Hari n'abantu badakenerwa gusengerwa mu bibazo, bakenera inama. Abantu badakenera inama mu bibazo bakenera gusengerwa. Hari n'abantu badakenera inama no gusengerwa, bakaba bakeneye ubufasha.
ibyo byiciro bitatu bikemuramo ibibazo: gusenga, gufasha n'ubujyanama. Hari abantu basenga bari bakeneye inama, hari n'abantu basenga bari bakeneye gufashwa. Juste abantu benshi bari gusengera ibyo dufite, Imana izabikurinde inshuti y'umusaraba. Umuntu wajya gusenga asaba icyo ufite upfusha ubusa, kandi wakakimuhaye nka mwene so. Reka nkavuge nkikibuka. Uzi impamvu abantu bari gusengera ibiryo mufite ibiryo? Uzi impamvu abantu bari gusenga ngo babone mitiweri wayimwishyurira? Uzi impamvu abantu bari gusenga ngo babone inzu abandi bazisambaniramo? Uzi impamvu abantu bari gusenga ngo babone imyambaro mufite iyo mwataye muri puberi? Nuko musangiye n'abantu amateraniro, ariko ntimusangiye n'abizera ubuzima bwa Kristo. Usangiye n'abizera ubuzima bwa Kristo, wamenya ibibazo bibamo, kandi wamenya nuko Imana igukoresha muri abo bizera. Imana ibaha umugisha. Iyo usangiye nabo mwizera ubuzima, Imana igukora ku mutima ikakubwira igikwiriye gukorwa. Impamvu se mushiduka abantu babasabye bakabasaba n'ibyo mudakwiriye niki? Nuko mutibwirije gukora. Bituma Satani yangiza agashyira impano yo gusabiriza mu bantu. Ariko Imana ibane namwe. Dawidi, Imana ishimwe, amaze kwiga gutera ibuye ngo arabimenye, aba umuhanga wo gutera ibuye. Reka nkubwire, nusenga uzaba umuhanga wo gusenga. Kandi Bibiliya yaravuze ngo muzasengeshe uburyo bwose bwo gusenga. Muzasengeshe uburyo bwose bwo gusenga. Kandi ijambo ry'Imana rivuga iki? Riravuga ngo abanshakana umwete nibo bazambona. Nibutse ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo ubwo umucamanza utita ku bantu yirengagije umupfakazi, ngo ariko umupfakazi aramutitiriza aza mu gitondo agasanga araryamye, akamubwira uti narinje ngo unkemurire urubanza. Akamubwira ngo genda nimbyuka ndabikora. Akagaruka nimugoroba, narinje utararyama. Ngo aramutitiriza ku buryo umucamanza yavuze ngo kugira ngo ndyame nduhuke, reka ncire uyu muntu urubanza uburyo butuma atazanagaruka hano. Yesu abigereranya n'iki? Aravuga ngo ubwo umucamanza utabera utita ku bantu, umucamanza utita ku bantu ntanabagirira impuhwe, ubwo yarengeye umupfakazi kubwo kumutitiriza, ngo mwebwe so wo mu ijuru yabura kubagirira neza mumutakira ku manywa na nijoro. Erega hari n'ikibazo umuntu ageramo bigasaba ko ahindura uburyo bwo gusenga. Imana ishimwe, Imana ibaha umugisha. Dawidi amaze kubimenya ngo abe umuhanga, niho nari mbikuriye. Nkwifurije kuba umuhanga wo gusenga, ku buryo nufatisha uri gusenga, senga ya none na y'ejo, sengera rimwe. None wisenga nk'uri gusoza cyangwa nk'utangiye, senga nk'usoje. Mwitangira usenge nk'usoje, no mu gusoza usenge nk'usoje, kuko ntabwo wamenya igihe ufitanye n'Imana utegererejemo imirimo y'Imana. Imana iguha umugisha. Kandi nusenga muri benshi, ujye usenga nkawe wenyine, kuko nusenga nka benshi uzasengera mu bandi, ntabwo uzasengera mu buzima bwawe, ariko senga nkawe wenyine. Dawidi yiga gutera ibuye, bene nyina bari ku rugamba. Mu gihe Shama, Eliyabu na Aminadabu batatu batubwiye bo mu gisirikare, bize kurasa, bize kwambara umwenda wa gisirikare, bafite amaranka, icyubahiro barakibaha. Ariko Dawidi Imana ijya kumutegura. Ndagira ngo nkubwire iki? Salomo yavuze ijambo nkunda mu gitabo cy'umubwiriza. Yaravuze ngo ntabwo mwisiganwa abanyembaraga sibo basiga abandi. Yaravuze ngo kandi no mu ntambara abanyembaraga sibo batsinda abandi, ngo ahubwo nibihe bigwirira abantu. Ndagira ngo nkubwire ko Imana igitegura abantu, kandi Imana igategura intsinzi mu muntu. Imana igutegure mu intsinzi, ube trained. Imana igutraining uburyo butuma Goliath agwa imbere yawe. Imana ishimwe. Eliyabu araviringa itarakororinga. Eliyabu aragenda aba umusirikare ukomeye. Dawidi mu ishyamba, Imana imuzanira abahungu bamutraininga, nta gitutu, nta gahato, bamwigisha gutera ibuye atazi icyo azaritera, ariko Imana yateguye ko ari ryo rizica Goliath. Isengesho wasenze, isengesho uri gusenga none rigende rigere no kuri Goliath utaramenya. Dawidi yiga gutera ibuye yari ataramenya Goliath. Dawidi yiga gutera ibuye yari ataramenya Goliath, kugeza ubwo Dawidi yagiye kugemura ku rugamba ataramenya Goliath. Ariko afite reserve power, afite imbaraga yari zavinze, yabitse atazi icyo azibikiye.
Imana isake nibutse Joshua amaze gufata Yeriko yarahavumye, amaze kuhavuma aravuga ngo uzagerageza kukubaka azapfusha imfura, uzagerageze no gusana amarembo cyangwa inkike urukuta ko rutira urupango azapfusha umuhererezi. Ngo umugabo azaciye iminsi n'iminsi, aravuga ngo harya kuki yari kwidasanwa, ngo ahageze agishinga byonyine, agitangira gushinga itafari rya mbere, imbitsi iraza iramubwira ngo umwana wawe w'imfura arapfuye. Ntiyamenye ibyo ari byo. Hari isengesho rijya rinyeganyeza umubavu ubikwamo amasengesho. Amasengesho yabera abikwa mu gitereko cyayo. Imana ishimwe. None uretse n'amasengesho yabera, n'amarira barira arabikwa. Dawidi yaravuze ngo amarira yanjye Uwiteka yabika mu icupa. Imana ijya yibuka kurira kw'abayisenga. Amasengesho, ijambo Joshua yavuze haciyemo imyaka, Joshua yarapfuye kera, ngo riragenda rinyeganyeza urwabya rurimo amasengesho yabera. Imana irebye ibona ni umugabo uri gukinira Yeriko, kandi Joshua yaravuze. Amasengesho aramanuka aragenda yica umwana w'imfura. Mbivugiye iki? Dawidi yiga gutera ibuye ntiyarazi Goliath. Hari amasengesho wasenze ataragira icyo akora, kuko wayasenze rimwe na rimwe, wayasenze ari ku cyumweru kuko ari umunsi w'idini, wayasenze ubonye umwanya kuko ubohotse, wayasenze utazi ibyo urimo. Nagenda ajye gukora, kuko nibuye Dawidi yigaga gutera ntiyarazi icyo azarikubita. Aya masengesho nagera umwanya wo gukora kwaryo mu izina rya Kristo. Dawidi ngo amaze gukamirika, intare iraza, ntiyayicishije ibuye, arayiniga. Simpatinda aho ngaho. Idubu riraza arariniga, ahagarara neza ku ntambwe. Kimwe mu bintu bijya bigaragaza umuntu Imana yateza intambwe, niyo yaba adafite isezerano ryo gutera intambwe, ni imyitwarire, uko wabayeho wari uri, byahesha Imana kukwimurika gushyira ahandi. Ibi mbivugiye iki? Dawidi wagiriraga ishyaka intama butama y'inyamaswa, akitanga kugira ngo arwane n'intare akize umwana w'intama. Imana yaravuze ngo ningushyira ibwami ntabwo uzatanga ubuzima bw'umuntu warimanye n'ubw'intama. Bituma Imana igambirira. Bwa kabiri, aho yabaga mu ishyamba ntiyajyanye amaganya, yajyanye inanga. Ntiyagiye kuganya, yajyanye kuramya Imana. Aho yarari nta mwanya yapfushije ubusa, yagize ishyaka ryo gusabana nabo mu wundi muryango, kandi rimwe na rimwe bararwanaga, ariko aravuga ngo nimuze mbigishe gucuranga, ubwo ari byo mukorera Imana muze mbibigisha. Atangira ubuntu impano y'Imana, nawe ahabwa kubw'ubuntu gutera ibuye. Nihute ngere aho nashatse mu magambo ngira ngo tuganireho umwanya utari munini, kuko ndumva nshaka ko dusenga. Dawidi agiye kubona Bonasi, aramuhamagaye. Aha Dawidi bamutumaho, Sawuli yari amuzi, ariko yari amuzi nk'umucuranzi, ntabwo yari amuzi nk'umurwanyi. Ariko Dawidi ucuranga aje mu yindi pozisiyo. Isiramuge ngo genda ugemurire bene so. Imana iguha umugemuzi ugemura gukira k'ubuzima kuruta ibisonzora ubuzima. Iguha ingemu imeze nk'iyo Dawidi yajyanye ku rugamba. Haleluya! Imana iguha ingemu. Dawidi agemuye ngo ibyo kurya, sinshaka kuvuga amoko yabyo, ngo agezeyo. Uyu Dawidi Yesaya yatumye kugemura, Imana imuhaye indi message azanye, imuhaye indi ngemu yo kuruhura umutima w'Abisiraheli. Mu buzima bwawe hari abantu bazagutumwaho, hari n'abantu bagutumweho, ariko muri abo bantu ndasenze kubw'imbaraga z'Uwiteka, Imana ibazane mu wihumure ukururutse umutima. Wahuye n'abasore benshi mwaraganiriye, ariko uwawe Imana imukuzanemo inkuru yo kukururutsa umutima. Abakobwa benshi washakishijemo umugore reka warabuze, Imana ikuzanire wo kukururutsa umutima. Akora ikinyuranyo n'icyo yaraje kureba, akora ikinyuranye n'icyamugenzaga. Ahubwo Dawidi bahaye kugemura aza ari ugukura imbere gisitaza cya Goliath. Imana ishimwe. Hari umugabo w'inshuti yanjye twabanye ntarakizwa, yigeze angirira umumaro, agira ngo ndacyari mugenzi we mu buyobe nabagamo mbere bwo kwemera.
anzanira amafaranga amafaranga menshi. Yaje mu Rwanda, ageze mu Rwanda buri umuntu umuyobora aho yaragiye, arampamagara narindi ku musozi w'amasengesho ahantu dusengera mu Rwanda 12 munsi ya Restoration Evangelical Church kwa Joshua Masasu. Hari prayer mountain dukunda kuba turimo hameze neza. Tugiye kumva numva telefone irampamagaye arambwira ngo ni runaka. Nari muheruka kera Somali, sinumvaga anabaho, ariko bera b'Imana ndagira ngo nkubwire Imana igutunguza umugisha wawe, igutunguza imirimo, igutunguza ibyo utigeze uteganya mu buzima bwawe, ibyo utari witeze Imana ibikore. Uyu mwanya nababwiye nababwiye ngo ndumva nuzuye imbaraga zo kuremesha. Sinzi ibintu ndi kuvuga uko biri muri nge, ndi kumva imbaraga z'imirimo, ndi kumva gukora kw'Imana kuruta uko ndi kumva amagambo mvuga, ndi kumva imirimo y'Imana. Iyo tujya kuba twegeranye nibura ngo dusenge dufatanye mu biganza, ko ndi kumva gukora kw'Imana. Ariko n'uyu mwanya imbaraga zo gukora k'Uwiteka zigere mu buzima bwawe. Goliath hamaze iminsi yatutse amaboko, yatutse amaguru yawe, yatutse imiterere yawe, yatutse urugo, yatutse urubyaro, atuka ingabo z'Imana, agera no kurugera tukisha Uwiteka Imana yawe. Kwa cinara Yesu, Imana igutungure uko utari witeguye kubona Imana uyu munsi, ariko uyibona mu izina rya Yesu. Buryo utari witeguye gukira mu iyo ndwara naba ari gukira. Buryo utari witeguye kuramira urugo rwawe rwari rusenyutse naba ari kururamira mu izina rya Kristo. Imana ishimwe. Dawidi, ngaruke gato kuri wa mugabo, ageze kuri aeroport arampamagara arambwira ngo ndi hano ku kibuga, waza ukamfasha. Arambwira nabuze ubufata taxi voiture ko aho ngiye sinzi aho hariho, sinzi. Ndamwanire kanze nkurebe. Aravunjisha amafaranga, nsanga afite amafaranga, ampa $1,000,000, 200,000. Nyuma za kumenya ko nabaye umukristo, arampamagara arambwira, afata telefone arampamagara arambwira ngo nabikoze ngira ngo uracyari mugenzi wanjye, ngo none ngo niduhura nzakubabaza. Arambwira ngo no mu maso yanjye ngo sinshaka kukubona, ngo ninkubona nzakwica. Ambwira amagambo menshi mabi, ariko numva nuzuye ibitwenge ndaturika ndaseka. Wari uzi ko hari umuntu Imana ijya iguha mu buzima akamera nk'inzira yo ku nyanja itukura? Inzira yo ku nyanja itukura yacitse rimwe gusa, ariko Mana y'imbaraga nyinshi, Imana igucira inzira yacitse rimwe. Ni umuhanda wabayeho rimwe, nta negotiation, nta nama, nta budget, n'abantu bicaye ngo bapanga uburyo umuhanda uri buboneke. Nawe uri gushakira umuteguro w'imirimo y'Imana mu byo wagambiriye gukora. Imana igutunguza inzira utigeze utekereza kwibaho. Ni umuhanda washyizweho rimwe, umara umunsi umwe, ni inzira yabayeho itazongera kubaho. Uzi impamvu? Ni umuhanda wabayemo Abisiraheli, wari inzira ibageza mu masezerano y'Imana, ariko ku Banyegiputa wari inzira ibica. Ku Bisiraheli ni inzira, ariko ku Banyegiputa ni urupfu. Ni narwo babonye imbere y'inyanja bavuza induru bagira ngo urupfu bari kubona ni urwabo, rwari urw'Abanyegiputa. Urimo urareba urupfu rutari urwabo. Imana igukore ku maso uyu mwanya, umenye imbaraga zikorera mu bacishijwe bugufi no kwemera izina rya Kristo. Imbaraga z'Imana si ingufu z'abantu, ariko imbaraga z'Imana ni uburyo wemera mu Imana. Imana ikorane nawe. Imana ishimwe. Umugabo ndamubwira nti wowe mfata telefone, ndamubwira ntabwo wanyica kuko amaboko yawe ntabwo yabikora, kandi koko Imana itantanze ntacyo yakora. Ndamubwira ahubwo wari umeze nk'inzira yo ku nyanja itukura. Ngo byagenze gute? Ngo iyo nzira ndamubwira yacitse rimwe yifunga rimwe. Ndamubwira kandi impamvu Imana yahise yifunga nuko nta Mwisiraheli Imana yateganyirizaga ko azongera kuyica amasubira havuye. Imana igucira inzira, kuko hari inzira Imana ica igahita yifunga kuko utazasubira aho uvuye. Niguha urugo irwubake gutyo, nta mpamvu yo gusubira mu busiri bate. Imana igucira inzira, ntiduteganye gusubira guhomba. Imana igucira inzira, ugende ukore, inafunge aho unyuze ujya mu kazi hafunge. Abanyegiputa bahanyura bagukurikira bahaheranwe. Hari igihe Imana itanga urugo, Abanyegiputa bakaza kurusenya iyo nzira ibahitane. Ngo mvuze nabi,
abariho batarabereyeho gukizwa baje guhangayikisha abakizwa. Hari ibigaragazo bidaturuka ku Mana, hari n'ibigaragazo bituruka ku Mana. Imana idutraininga kugira ngo tube strong mu bigaragazo bizanwa na Satani, idutoza kugira ngo tube dufatika tunesha isi. Satani arakugerageza ngo bigende bite? Uwuzanywe na Satani amaboko yavunika atarakugeraho. Pone moria donance edrai. Uwo munwa ukuvuga ibisebya badatumwe n'Imana, niba atari Imana bagushyize imbere ngo bakugerageze, imbere y'Uwiteka nibakubitwe mu izina rya Yesu. Inama ziguteraniye zitari izitumwe n'Imana, uyu mwanya nabo nibashwane basubiranemo babure icyo bari bagiye gukora mu izina rya Yesu. Dukwiriye kumenya ubutware bwacu mu buryo bw'umwuka. Hari agasuzuguro kadakwiriye inshuti z'umusaraba. Kubera iki mwemera agasuzuguro? Naramubwiye turi inzira imwe. Imana niyemera ko duhura ubwo izaguhuza nanjye waje aho ndi. Si ngombwa ngo nzava aho ndi nze kukureba. Baroge akaje karemerwa, bavume akaje karemerwa, wubake barusenye akaje karemerwa, ukore birukane akaje karemerwa, ukore n'uhembwe akaje karemerwa kwa cinara Yesu. Kemerwe n'abagashaka, ariko turi hano imbaraga za Kristo zikorera mu bizera, zisiba iyo mirimo iri gukorwa n'ibiganza bitejejwe. Berutishazari urimo urakurenganyisha ikiganza cy'ubutwara afite, tumukubitishije imbaraga z'umuzuko wa Kristo mu izina rya Kristo Yesu. Nigeze naba mu rupangu rumwe hano nakodeshaga, mbana n'umurozi waturogaga. Nari mfite madamu, tugize ngo tujye kubyara umwana wa kabiri, indirengaho ibyumweru 2. Ku munsi umwe mbyuka mfite igiterane, nari ngiye kujya kwigisha ahantu bita mu Gashure. Gashure ni muri Gasabo hano mu mujyi wa Kigali mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngiye kujyayo, icyo gihe hari hayobowe na Shimiye, je pense mu pastor Shimiye. Ngiye kujyayo, madamu yari yaraye kwa muganga n'ubundi yasuye kubyara, yaragendaga ibise bihari bikabura. Mpura na wa mugore yari yaraye ku mupfumu, duhurira nawe mu gakorodoro kavaga mu rugo. Nari mfite ingemu nari nshyiriye madamu, nari bunyure kwa muganga nkamugemurira, hanyuma nkajya no kwigisha. Nari mfite ingemu mu ntoki na Bibiliya mu kundi kuboko, ntambuka ndi fieri, ntacyo byari bintwaye, nari nezerewe. Arangije ambona ari hirya araseka, ngira ngo ni kwa gusabana kw'abantu, kumbi hari inseko ya wa mugore bitaga Nyirarubeshwa. Noneho we afite inseko ya Nyirarubeshwa, ngira ngo ni y'ubumuntu ko nk'umuntu tumenyeranye. Asetse nanjye ndaseka. Arangije arambwira ngo none se ngo ugiye hehe? Ndamwana ngemuriye madamu, ariko nimvayo ndajya mu giterane. Arangije ngo none se ngo ntago murabyara? Yikoze ibintu ndamwitegereza. Arambwira ngo ntabwo murabyara. Ndamwana hoya. Arambwira ngo muzabyara ari uko mumbajije. Ndahindukira ndambwira ngo uvuze ngo muzabyara mumbajije. Mbona ashatse guhita agenda. Ndambwira ntihagarara umbwire. Ndamwana hari andi makuru ugirira bera arenza y'Imana dufitiye. Umwana wa mbere w'umukobwa mfite yitwa Keira. Keira ni isezera juste abari Isiraheli na Libani, kuri boda ya Libani na Isiraheli bahita Keira. Niho Abiyatari yahungiye n'umwambaro wa efode Sawuli ari kwica abatambyi, asangayo Dawidi. Narahasengeye ndi gusenga nkiri umusiribateri. Imana irambwira ngo nsabe icyo ushaka, numva byose ndabifite. Irambwira ngo mwana wanjye ngiye kuguha umugore. Muri mayindi yanjye numvaga ntazashaka umugore, ariko Imana irambwira ngo ngiye kuguha umugore, nzakubaka, ngaho nsaba urubyaro. Hari igihe utereta Imana mukaganira. Imana irangije ndayibwira nti uzampa umwana w'umukobwa. Nkunda abakobwa cyane, n'abahungu ndabakunda cyane, ariko abana b'abakobwa muri nge numvaga mbakunda, kandi yampaye kubyara hungu nakobwa ndabafite. Nta mwana nabyara ngo ntuke Imana, nta nuwo nabura ngo nyituke, nta nuwo nabona ngo ngire ishimwe riruta iry'undi. Umwana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Kwabize biology muzi ko nta mugore ubyara, umugabo agira ebyiri, agira X na Y. Iyo utanze Y umugore asama umuhungu,
watanga x na x birema umukobwa nyine kuko umugore agira x gusa. Sinarenganye rero umugore ngo ntiwabyaye umuhungu cyangwa umukobwa, abyara uwo namuhaye. Ariko ku rwanjye ruhande numvaga nkunze abana b'abakobwa. Hari impamvu nyinshi zari zibinteye. Ndi ikayira mbwira Imana ngo uzampa abana benshi b'abakobwa. Imana irambwira ngo umwana wa mbere mwita izina. Ndaho ndi umusiribateri nari imaze igihe gito nkijijwe. Hari nko muri 2010 je pense. Nari imaze iminsi mike ko nakijwe 2007. None ndaho ndimo ndasenga irambwira ngo mwita izina. Ndi Kayira ndavuga nti umukobwa nzabyara nzamwita Kayira. Yewe abahanuzi barahanuye baravuga ngo uzabyara umuhungu, nabwa ni si nge navuganye n'Imana ko tuzabyara umukobwa. Umwana wa mbere nzabyara n'umukobwa. None umurozi afata isezerano nagiranye n'Imana. Ndi Kayira ntabwo isezerano rikomezwa n'umusozi Imana yarivugiyeho. Isezerano rikomezwa n'umugambi Imana yarivuganye. Imana ishimwe. Umurozi aroge madamu ntabyara, Imana yarambwiye ngo uzabyara umukobwa mwita izina. Kugira ngo dusame byaratugoye, twamaze iminsi, twamaze igihe kinini tutaratwarinda. Ariko umwana araje. Cyo ni icya kabiri. Umwana Imana yamubwiye ndi umusiribateri, menya umwana, menya izina rye mbere yuko menya fiance, menya madamu. Icya kabiri, dutinda kubyara Imana iramumpa gatatu, Satani arwanya ubukwe ndashyingirwa mbigeraho. None ngo umurozi aze kuroga umwana ntitubyare. Ndambwira ni harandi makuru waba ufite arutaye Imana yampaye. Andi makuru naba nkeneye abera dufite kongera gushakira amakuru inyuma y'ijwi ry'Imana ku buryo tuzabyara ari uko tukubajije. Ariko uzi iyo umuntu yihohoye ngo uzabona akazumbajije kwa cinara Yesu, umunwa we tukubitishije imbaraga zisubiza abera. Reka mbabwire, Yesaya ajya guhanura yageze ku rwego Uziya mwitambika imbere. Yesaya ajya guhanura agahura n'igitabo cy'amategeko akavuga ngo reka mbe nandika naye. Yajya kubona Imana Uziya akamukingiriza. Yesaya abyuka igitondo kimwe abwira Imana ngo ndashaka kugukorera noneho. Ariko nyeza naturanye n'abanyamirwa yanduye n'ibindi. Iryo joro Uziya arapfa. Uziya apfuye Yesaya yabonye intebe y'Uwiteka. Icyo mvuze ni iki? Uziya ntiyishwe na Yesaya, yishwe n'Imana imukuraho kugira ngo Yesaya agere ku ntego. Imana igukorere operation kugira ngo ikugeze aho yari ikujyanye. Ibyari bikwitambitse. Umugabo Zerubabeli yajyaga mu isezerano rye, ariko umusozi umwitambika imbere. Umwama aramukingiriza aravuga ngo ntuzabigeraho. Harabakubisa agatoki ku kandi bavuga ko utazageraho Imana ikujyanye. Ariko uyu mwanya mu kuremesha imbaraga zikorera mu bacishwa bugufi no kumenya Kristo zitandukanye n'ingufu zikorera mu banyamaboko, zitandukanye n'imbaraga zikorera mu banyabutware, mu banyabushobozi bo mwisi. Umugore ndamureba arongera kubita igitwenge cyo gushira isoni, numva ndashize mu mutima ndababara. Hari uburyo ujya nsenga n'ifuhe nkumva ngize agahinda kenshi, nkumva ndababaye. Bitamvuga kumbi twicaye kwa muganga ari ukuturoga. Oh la la. Nibuka njya gukora mariage, Imana yohereje umuhanuzi kandi ntabwo yari yavangiwe. Iramubwira ngo genda usengere mu nzu uzatahamo, uzakoreramo ubukwe, uhasengera iminsi 7. Ndamwana urakoze, mufata mu biganza ndamusengera, ndamwana Imana umuha umugisha ko asohoje ibyo wamutumye. Ariko impamvu yo gusenga iyo minsi 7 ngo yari abarozi bari baharoze. Ndavuga ni sinshobora kumara iminsi 7 nicaye ndi gusengera umurozi, kandi sinshobora. Umurozi mupfukameho iminsi 7 ndi gusengera umurozi kwa cinara Yesu afite imbaraga zingana iki zinyicaza iminsi 7 ndi imbere y'Uwiteka. Dukwiriye kumenya imbaraga z'Imana ibana natwe. Imana ishimwe. Uyu mugore ndamureba, ndeba Bibiliya, ndeba ingemu, nawe ndamureba mu maso. Ndangije ndamubwira ngo mbwiye nabi mama Runa,
arambwira ngo nkubwiye nabi se ushatse kuvuga iki, ngo muzabyara ari uko ntakiriho. Iryo jambo yarishyizeho, yaravuze ngo muzabyara ari uko ntakiriho. Ni agakomfuri gatoya bari bagiranye na madamu. Igihe kimwe njya kuvoma, ndibuka ko akana kadufashaga imirimo mu rugo ntabwo kari bushobora amajerekani, amazi ntayo twari dufite mu rupangu. Njya kuvoma nterura ijerekani ebyiri kandi ntacyo biba bintwaye, ndyohewe ndi fier imeze neza. Mu gihe ngiyeyo nawe yari yahateretse amajerekani, erega agira ngo nterura ye n'ayanjye mayi. Ako nako kaba kabazo. Sinza kandi bapfuye bibi impamvu yo kumubohera kunda. Ariko kuba wambara imyenda badashaka gusa bitume bakwirukana mu kazi. Kuba waravugiye kuri telefone uvugana n'uwo batazi bitume bakwirukana mu kazi. Hari impamvu ziza zizanwe na Satani, twebwe tukavuga ngo akaje karemerwa, ariko siko kose gakwiriye kwemerwa. Reka mvuge aho mpasoze. Ndangije ndamureba, urambwiye ngo tuzabyara uruko utakiriho. Ndambwira ubwo wenda gupfa kuko natwe twenda kubyara. Arandeba kubita igitwenge, ndamwira nti mbisubiyemo, ubwo wenda gupfa kuko natwe turabyara. Ndagenda mpereza madamu, mu gitondo ndabasuhuza, menye uko baraye. Maze kubona uko baraye njya mu giterane, ndabwiriza. Nsoje kubwiriza, na ahantu igashure hari abantu bagihinga muri uyu mujyi wa Kigali, beza ibitoki, beza n'ibiki, bakazana amaturo y'umwero mu rusengero. Hari uwari wazanye ibishyimbo byari nk'ikiro n'inusu je pense, ntabwo birengaho. Noneho ibyo bishyimbo barabigurisha, barimo barabigurisha uko babivunja amafaranga, jiste no kubiguranisha n'amafaranga kugira ngo ituro ry'ibishyimbo rigurane ry'amafaranga. Numva ijwi rituje ryanduhuye umutima, rirambwiye ngo biriya bishyimbo nibyo birimo umuti utuma umugore ari bubyare. Ndakumva amakuru y'umurwa, uri kura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umusumwe nzawinjiramo. Imana iguha amakuru y'umurwa, nshuti y'umusaraba, irambwira ngo biriya bishyimbo nibyo birimo umuti. Mba ndavuze nti 2,5, navuze 2. Umukecuru uti 5, ndavuga nti 3, umukecuru uti 5, 4, 5, 5, 5, 6, tugeze kuri 6, ndavuga nti ya 5 iri kugenda izamo. Umukecuru arankurikiye, niba mukecuru nawe yari afite yishurirwa muri ibyo bishyimbo sinzi. Ibishyimbo nabiguze 7,000 n'amafaranga 500. Ndagenda ndabiteka, mbwira umwana wamfashaga imirimo, ndambwira nti egerayo ndabyitekera. Mbiteka ndi kuririmba, mbiteka ndi gusenga. Erega dukwiriye gukotsora tugasengesha uburyo bwose bwo gusenga. Umuririmbyi waririmbye ya 45 yakaranga gife akavuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Birabimana dusengesha uburyo bwose bwo gusenga. Niba uri no mu kazi gakora usenga, umutima wawe uhimbaza Imana, Imana ishimwe. Aho uri hose ni wowe imbaraga zikwimuraho ziraturuka muri wowe mwiza izina rya Kristo. Turagukongezamo imbaraga z'umwuka kugira ngo Imana igukuraho wakingiraniwe, ubwenge bwawe busohokaho bwakingiraniwe, umuryango wawe usohokaho wakingiraniwe, diplome yawe isohoka ijye ku isoko ry'umurimo, amaboko yawe najye gukora mu izina rya Kristo, ibirenge byawe nibihagarare mu mwanya wabyo, nawe wicare ku ntebe wateguriwe mu izina rya Yesu. Ndabiteka ndasenga, ndabiteka ndaririmba, bihiye mbigemura byonyine, nta munyu nta mavuta nta gitunguru nta. Nabitetse byonyine, harabyita umubaga, inkaraga, uko mubishaka. Ibishyimbo bitarimo amavuta, nta munyu ntaki, ndabigemura mbijyana ari byonyine. Mu kindi gitondo umugore ndebye arambwira, sheri ibi ni ibiki? Ndamwana ni Imana yabimbwiye. Arambwira ngo ubwo ari Imana reka mbirye. Umva, hari igihe nzamuzana ku Mukanguzi TV abaho ubuhamya. Reka mbabwire, ntabwo yigeze arya ibiyiko 2, yari ikiyiko kimwe. Abamize tobari kimwe,
ariko biba Imana ikurangira uruhande rurimo umuti w'ikibazo umaranye iminsi. Hagari yaragiye ararira abona umwana muguye imbere, arangije aravuga ngo reka ngusige nigendere udapfa nkureba, ngo aragenda ajya aho atumva ijwi ry'umwana, aho atari bwumva umwana ari gupfa, ijwi rya nyuma aho adashaka kuryumva, aravuga ngo reka nitarure nje nibura aho nari bukujye kure ngaruke makura umurambo. Ariko Imana ya Ishimayeli yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu. Reka nkubwire, wabona iwanyu nta sezerano ry'Imana bagiranye, niba bararigiranye nayo ari Imana rurema iryibuke, niba ntaryo Imana igendere ku butware yaduhaye. Yaravuze ngo ibyo tuzabohora bizaba bibohoye, nkubohoje imbaraga za Kristo kubw'isezerano ryera ryaturutse mu kanwa k'Uwiteka. Niba nta sezerano wari ufitanye n'Imana rihabwe, kuko Imana yadusize mu isi kugira ngo tuba abahuza b'abantu n'Imana, ngutandukanije n'isi nguhuje na Kristo kubw'isezerano rihoraho. Imana ishimwe. Hagari yibuka Imana ya Aburahamu. Imana akimara kuyibuka arayikabakaba yikoraho, ayikozeho Imana ibwira marayika ngo genda umubwira ko imbere ya Ishimayeli nahaciye akariba. Hagari yagiye, ariko Imana ntiyimuye Ishimayeli, yafukuye iriba aho Ishimayeli ashikira, aho amaboko yari budakavoma hari bunywe. Imana ifukura iriba imbere yawe, nshuti y'umusaraba, uba utese amatwi umukango. Imana igufukura iriba imbere, amahoro yo mu mutima uyabone, uburuhukiro bwo mu mutima ububone. Imana iguha ubundi buzima bushya. Imana igufukurira iriba apana kure y'umusozi uriho. Ntabwo ari ngombwa. Habakuki yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo nzahagarara ku munara, ngo aho ndindira. Apana ngo aho ndindira, ntabwo ari ukurindira ko gutegereza, ni ukurinda aho ndindira maze numva icyo ambwira. Umunara ni urwo rugo, si ngombwa ngo mukeba rugusohoremo. Hagararaho twibwire. Imana ishimwe. Umugore arataka, igise kiramufata. Niba ari ishimwe rintangaza, ni ibise gushimira mu mubabaro. Waduha bizera tukagira ishimwe rimeze nk'iry'abagore bari kugise, abababara ariko avuga ngo byongere, nibyo bituma mbyara. Yakobo yaravuze ngo n'iby'ibyishimo rwose nimugubwa gituma nibibagerageza bitari bimwe. Ariko Mana ngo kuko nimumara kwemerwa muzambika ikamba ry'ubugingo. Mureke mbabwire, ndaje tuganire ku kwihangana mu kanya, ariko Imana ni igitangaza. Mu kindi kigisho tuzaganira kwihangana kw'abera, kwihangana kw'abakirisitu. Imana ishimwe. Igise cyaza Mana mfasha cyongere, arimo arababara ariko agahamagara igise. Nta muntu waba uri kubabara ababazwa n'igise ngo avuge ngo nigisubireyo, kuko azi ko kizana umwana. Imana ishimwe. Kubabara kwanyu kw'igihwayihwaye nuko akanya gato, nubwo kugenda kwiyongeranya, ariko Uwiteka gusohoresha ubugwaneza bwe. Imana ihabwa icyubahiro. Reka ngaruke. Twaje kubyara, tubyara dufite isezerano ry'Imana, ariko ryari rihekerejwe n'agasuzuguro. Kandi ako gasuzuguro ka Satani. Nari mbabwiriye iki? Hari ibyo mu buzima bwawe wemera bigafata icumbi, hari ibyo wanga bigasohoka. Fatana nanjye umwanzuro twirukane Goliath mu izina rya Kristo. Uyu Dawidi baramubwira ngo genda ugemure. Ndatarutse ngeze kuri Dawidi ngo aragenda aragemura. Ageze mu rugamba ahasanga ikibazo kimaze iminsi 40 n'amajoro 40. Abisirayeli gucogora byabaho. Kuba wananirwa ugasubiza umutima inyuma birashoboka. Yona yababajwe nuko Imana itabaye Nineve. Eliya yaracogoye ashaka gupfa. Si wowe wenyine, n'abandi bacogora. Ariko si ubacogoje ari mu yihe position? Dawidi ngo asige ngemu ku ruhande, uwari uri ku mupaka utuma abantu batinjira mu rugamba. Dawidi ngo aramwinginga, aramubwira ngo ubwo nta usohokayo hakaba nta n'uwinjira, nge mvuye kwa data. Kandi yewe arambwiye ngo mushyire inkuru y'ihumure. Ayiwe,
data amaze iminsi amajoro 40 n'iminsi 40 nta nkuru y'ihumure iraturuka ku rugamba. Ntituzi niba bariho, ntituzi niba barapfuye. Arantumye kugira ngo ngaburire bene data, ariko kandi nanamushyira inkuru imwururutse umutima. None wowe ntuzi uko biri kuko uri ku ruhande. Nyemerera njyeyo, Imana iguha umugemuzi uza mu rugamba urimo aho urwanira bariho gusanga. Nyemerera njye aho barwanira, indake barimo nizo nshaka kubabonamo, aho bari ijwi ryabo wowe umbwiye ko bahumuritse, wabimbwira ukurikije aho uhagaze. Ariko bo nibabimbwira barabimbwira bikurikije n'aho bahagaze. Iyo umuntu akuvugiye akababaro kawe, akavugana amarangamutima y'ibyishimo, kuko ntaba yagusimbuye muri uwo musonga. Ariko Dawidi aravuga ngo reka mbanze njyeyo, ngo baramwemerera. Akigera mu rugamba, ngo ababonye Abuneri, Aminadabu na Shama, ngo akibakubita amaso bamusuhuza bishimye banezerewe pe. Ngo ariko agiye kubona abona ikigabo kinini kirekire hakurya aho bita isoko, abandi bari muri era. Uyu munsi hari kaburimbo, hari umuhanda ucamo aho Dawidi yicaye Goliath mu kibaya. Nta nzira yari hari icyo gihe, hari akayira gatoya kava mu Bafilisitiya. Abafilisitiya ni muri Palestina, kajya muri Isiraheli. Dawidi ngo ababonye umugabo, aramureba yatangaye. Ariko kimwe mu bintu byamutangaje akigera mu rugamba, nuko yasanze Abisiraheli bari mu ndake, barabunze, bari mu mwoho, mu buvumo. Aravuga ngo ko murwanira hatabona, umwanzi muhanganya ari. Yamenyereye gutinyuka intare, ariko abandi batinya umuntu. Nta mugayo intare yazaga itabanje kwivuga, idubu yazaga itabanje kwivuga, ariko Goliath aje abanje gutuka Imana. Mu nyumve tuganire bya gihanuzi, bitari ibyo kubwiriza hanyuma dusenge. Hari ikibazo wahuye nacyo kiraza gituka Imana. Hari igihe umuntu aba mu kibazo gituka Imana. Hana yigeze yabura umwana, Elukana aramubeshya aramubwira ngo ndakurutira abana 7 b'abahungu. Undutira abana b'abahungu 7 ukanyuriraho Penina. Penina gutuka Hana, ntabwo ikibazo cyari Penina, ikibazo cyari Elukana wamuzanye. Kandi kabiri Elukana ntiyari ikibazo cyari urubyaro Elukana ari gushakira muri Penina. None muri Hana nta ruhari. Hana bamufitiye urukundo, ariko ntafite igisubizo cya Elukana. Icyo ni ikibazo kigutuka. Kabiri, Yobu yagize ikigeragezo kimutukisha umugore. Aramubwira ngo tukimana nurangiza upfe. Mu yandi magambo, ku mugore Yobu gupfa ntacyo bimutwaye, ariko ikibabaje apfe n'ubundi ari mu ishusho yo gupfa, ariko apfa arimbutse, atutse Imana, yicwe n'uburakari bw'Uwiteka. Yobu aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ntiyemera kumuvuga ko ari we. Icyo cyari gitukishije Imana ya Yobu, kuko ba Elifazi bahasengeye iminsi 7, amajoro 7 n'amanywa 7, bari kubaza Imana impamvu, ariko ntibabona impamvu yo kugeragezwa kwa Yobu. Imana igiye gusobanura impamvu yo kugeragezwa kwa Yobu, yaravuze ngo namuhoye agatsi kwari kugira ngo Imana imwirate. Bituma umugore atuka Yobu, tuka Imana. Elifazi bise Yobu urunyo. Baravuze ngo nta hamera urufunzo hatarigeza amazi. Biravuga ngo ntibikabe ko twakemera kuvuga ko uri umukiranutse. Iyo barangeje arabwo uti ntabwo nacogorera imbere yanyu. Aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndabikomeje. Niho hajya havugirwa amagambo abantu bakagira ngo n'ay'Imana, ngo n'abamarayika b'Imana, Imana babonamwe amafuti. Ni amagambo ya Elifazi, ntabwo ari amagambo y'Imana. Nta marayika Imana ijya ibonamwe amafuti uri kumwe nayo. Icyo cyari gituka Imana. Reka nkubwire ikindi. Dawidi umwami, Shimeyi yigeze amuhangarira ku karubanda aramutuka. Yaje kuzicwa na Salomo. Ayo mateka sinyajyamo. Reka nkubwire ikindi. Moridekayi iyo tumwigisha, mwumva ari umugabo wabaga ku irembo wambaye ibikote, aharinda n'inkoni. Moridekayi iyo tumwigisha, mwumva ko ari akagabo gasuzuguritse, yari umujepe mu ngabo z'ibwami. Kandi akaba umwe mu bavuga ari kijyana mu gisirikare cyari kigayidinze perezida. Moridekayi
uretse no kuvuga ngo ibikote ntabwo yarindishaga itoroshi by the way. Morodekayi yari umusirikare w'umunyamaboko no kwishobora, yari yishoboye, niwe wareze Hadasa ariwe wiswe Esther. Morodekayi wageraga ikambere ibwami adakomanze, niwe wamenye imigambi ya Bigitani na Tereshi bagambanira umwami, abona aho abwirira umwami. Ubwo ukomese wapfa kugera kuri perezida uko hovyo. Morodekayi yari akomeye, si umuntu wari woroheje, ariko yahuye n'ikimutukisha umwami ngo atanga ikuzo ariha Hamani akiribona aravuga ngo n'amavi ya Morodekayi ndayashaka hasi anyubararira. Morodekayi aravuga ngo nzapfukamira Imana gusa. Icyubahiro cy'umuntu umwe mu gihugu cyose, intara 127, ibihugu 127 mu bwami bwa Hasuwerusi, umuntu umwe utarapfukamiye Hamani ngo aramurakaza. Icyo cyari igitutsi, ariko cyari n'urwiyenzo Imana yashakaga kuri Hamani, kugira ngo igitutsi cy'impapuro zamanitswe zimanuke. Imana imutega umugabo uzi icyo bita kuramya no gupfukama. Mana ishimwe. Iravuga ngo numugera imbere uravuga amagambo yawe, nzaguhora ko wamuhangaye, nzamuguhora. Morodekayi aravuga ngo simfukama. Hamani asongoza urumambo ashinga igiti. Mu misaraba 3 yabaga igorogota, n'uru rumambo rwabagamo niwo abatemwe de Jehova bavuga. Gorogota yabaga imisaraba 3, apana w'abajura 2 n'uwa Yesu 3 mu moko 3 uteze nk'amaboko w'ibirangirire. Hakaba n'umusaraba wigonze barebeshaga iburasirazuba, bakakubamba ureba iburasirazuba, izuba rikagucaniraho rikarasa rikarenga ibyiyoni bikajya biza bitwara inyama. Hakaba n'umusaraba uyu wa Hamani bita igisongo, bawukwicishaga byihuse, kuko umusaraba wa Yesu ni umusaraba bashyiragaho ibirangirire bitapfa, bakabyica begereje igihe cyo gutanga imbabazi, kugira ngo batagera igihe cyo gutanga imbabazi bakimanitswe. Byari bivuze ngo nimubice mbere yuko bababarirwa. Hakaba n'uw'igisongo babashyiragaho acumuye begereje iminsi, kuko nta wajyaga i Yerusalemu afitanye n'umuntu ikibazo, byabaga ngombwa ko abanza kumubabarira. Iyo rero umuntu yakosaga yari agiye kujya i Yerusalemu, bamwicaga mbere yo kugera ku munsi wo guhabwa imbabazi, bakamutera igisongo agahita amanikwa aho ngaho, bakamumanura kugira ngo bataza kugibwaho n'urubanza. Hakaba n'igihe rero umuntu yacumuraga nta minsi mikuru yegereje, nta n'igihe cy'imbabazi cyegereje, bakamubamba kuri uwo musaraba, ari wo banamubohagaho. Abatemwe de Jehova bavuga ko Yesu yaboshywe yarabambwe aterwa imisumari. Uwo babohagaho rero n'undi musaraba. Hanyuma uwo wundi w'igisongo niwo Hamani yari yashingiye Morodekayi, amuhoye iki kudapfukama gusa, ariko kandi ngo yari yaranakujijwe. Ariko bakagira n'inzika ya Tereshi, akaba mushiki we yitwaga Zereshi, akaba umugore wa Hamani. Noneho Tereshi akaba muramu wa Hamani. None Morodekayi yareze Tereshi muramu wa Hamani, baramwica kuko yashakaga kwica umwami. None Hamani ari kumushakaho impamvu yo kugira ngo afukame, kuko yarazi ko nta muyuda upfukamira umuntu. Reka nkubwire, abantu bagushakagaho impamvu bagwe mu mpamvu y'Imana ibashakaho, mu izina rya Kristo. Nkubwire undi wa nyuma soze mvaho ngaho. Samusoni ajya kurambagiza mu Bafilisitiya, ntabwo kwari ugukunda abakobwa b'Abafilisitiya, ngo rwari urwiyenzi Imana yashakaga mu Bafilisitiya. Imirimo bakoreye Delila na se, ko Delila ni murumuna w'umugore Samusoni yashakaga. Umugore wa Samusoni baramwishe, bamwicana na se na nyina, hasigara Delila, baramumutega ko Delila nawe yari mwiza kuri Samusoni. Ariko kandi Delila yaje no gusengera Samusoni. Urwo rwari urwiyenzo. Hari ibibazo biba bikamera nka Goliath imbere yawe. Reka mbabwire, nigeze naba ndi mu nama ahantu hamwe turi gutegura igiterane, ntabwo nzabyibagirwa. Ntanzi igitekerezo, umugabo arahaguruka nkubita urushyi, arahaguruka ankubita urushyi. Hari igihe tugeramo Goliath akadusuzugura. Mana we. Bera b'Imana, ndagira ngo turwane na Goliath. Dawidi yumva kimwe mu bintu Goliath akoze, yumva umugabo udatinya, udafite n'ubwenge, ngo atutse Imana. Dawidi aravuga ngo ututse ingabo za Isiraheli, ugezeho utuka n'Imana. Aravuga ngo mbonye aho mpera nkwica. Iyo utuka ingabo za Isiraheli twajyaga kukurwanya nk'Abisiraheli, ariko ubwo ututse Imana ndaza mu izina ryayo kugira ngo ihabwe icyubahiro. Ndashoje. Ubwo ututse Imana
ndaza mu izina ry'iyututse, kuko mu ndahiro nyiziho yaravuze ngo sinzemera izina ryayo ritukwa. Ariko Imana irwanirira icyubahiro cyayo mwa runo rugo, Imana irwanirira icyubahiro cyayo kwa buno buzima, Imana irwanirira icyubahiro cyayo muri uyu mugabane urimo, muri iki gihugu, muri iyi state urimo, kuri aba bana wabyaye, muri aka kazi ukora, muri ubu buzima ubayeho. Imana ishobora byose irwanirira icyubahiro cyayo. Dawidi arangije aravuga ngo mbese iki kigabo ni icyaha gishira isoni kigatuka Imana. Niko Imana yabajije umusozi w'imbere ya Zerubabeli, yaramubwiye ngo wiyite iki kuzahinduka ikibaya? Zerubabeli agatambuka mu mahoro. Dawidi aravuga ngo uzamwica azahembwa iki? Abajije baramubwira ngo azahabwa umugore mu bakobwa b'umwami. Icya kabiri, umuryango we uzahabwa ikuzo. Icya gatatu, ngo n'igihugu azahabwa icya kabiri, kandi ikindi azahabwa no gusaba ikindi yifuza. Dawidi aravuga ngo birahagije. Ayo magambo bayajyana kwa Sawuli, Sawuli amutumaho. Ahageze Sawuli amurebye abona ni ka gahungu gacuranga, aramubwira ngo harya uri mwene nde? Aramubwira ngo ndi mwene Yesayi. Yibuka abakuru be bari mu rugamba ko ntacyo bigeze bakora. Hari abantu bari baraho bari gukuriraho ikibazo kikavaho. Hari abantu bari bari muri biro, wowe ushakamwe amadokima. Hari abantu bari bariyo. Hari abantu bari bari mu kazi ku buryo bakwinjiza ukicara, ariko batigeze bagakora. Imana iguhaye inzira, igushyireho inzira yawe. Imana ishimwe. Ibi biremwe nonaha, ibi biraremwe, Imana igushyiriyeho inzira mu izina ryayo. Ibi biraremwe, Imana igushyiriyeho inzira. Aho wajyaga kugera ukabonayo abantu bakoze ikosa, barabanza bagukingiriza ubushake bw'Imana, ariko ubwo ntacyo wakoze bakwemeje imbaraga z'Imana iri muri wowe. Inzira iraremwe mu izina rya Kristo. Amen. Dawidi ngo akimara guhabwa uburenganzira na Sawuli, ngo amwambitse ikanzu yumvira remereye, aramubwira ngo yireke, reka ayireke mayi. Iyo aba ari kuba mu rugerero bari kujya bagira ngo ni Sawuli wagiye kwirwanira. Dawidi aramanuka, ngo ageze ku kagezi atora amabuye, afata amabuye atanu. Abantu benshi bayasobanura mu buryo runaka, kwizera n'ibindi. Imana ishimwe, ayo mabuye Imana yaguye. Ariko Dawidi ntiyatoye amabuye avuga ngo nukwizera ngo iri ni irya runaka. Goliath yagiraga abagabo 4 bamukikije. Imbere habaga umugabo wamutwazaga icumu, inyuma hakaba umugabo wamurindaga ibitero by'inyuma, hanyuma ku ruhande hakaba undi, no ku rundi ruhande hakaba undi bamutwaje ingabo. Ariko yari yambaye n'ikote n'ingofero n'inkweto. Twabonye kuremera ryari rifite toni 5. Ndagira ngo nkubwire, ibibazo wari ufite ntiwite uko biremereye, ntiwite uko bingana, ntiwite uko bimeze. Ndagira ngo nkubwire ko Imana iri hejuru ya byose, irabirusha imbaraga. Wa murongo nababwiye ndi busome nsoza, reka mbe nkucugitse dusome 40 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, umurongo wa 15. 40 Yesaya 15. Munyihanganire, iri ni irizanwe n'ubuhanuzi, nirije kugira ngo nguhanurire. Yesaya igice cyaho cya 40. Imana ishimwe. Yesaya igice cyaho cya 40, ijambo ry'Imana rivuze riti ku murongo wa 15, haravuze ngo dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, ngo agereranwa n'umukungugu ufashe ku munzani. Dore ariko Mana, dore aterura ibirwa nk'uterura ikintu gito. Umva ku murongo wa 14 n'Imana iri kwivuga. 14 yaravuze ngo ninde yigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza. Ninde muri mwe wagira Imana inama? Ninde?
iravuze ngo n'ayo mahanga n'abo banyembaraga n'ibyo binyabigwi n'ibyo binyabutware ngo Imana ibibona nk'umukungugu ufashe ku munzani. Abantu b'abacuruzi murabizi, umukungugu ufashe ku munzani ntiwongera ibiro, ntiwongera amagarama, uri nothing mu gupima k'umucuruzi, ntacyo umaze. Nta n'umucuruzi wari wavuga ngo hanagura umunzani ngo kugira ngo uwo mwanda utongera kuremera ko ibiri gupimwa. No, ngo umeze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, ntibyakubuza guteka ngo ujye gucurika, niyo wasuka nticyavamo. Ngo aterura ibyo nk'uterura akantu gatoya. Iyo niyo Mana twizera. Ariko Mana Nyiringabo, Dawidi ntiyarebye gukomera kwa Goliath. Kimwe mu gucika intege umuntu agira nuko areba imbaraga z'ibibazo kuruta imbaraga z'Imana. Ndagira ngo uyu mwanya dusengane. Ibibazo byari bikuri imbere, wikongera kujya imbere y'Imana uyibwira ngo mfite ibibazo. Reba ibyo bibazo kuko birimo, bibwira ngo mfite Imana. Iyo Mana yihere cyagiye ku gitanda kwa muganga, bwira ibyo bibazo ngo mfite Imana. Yihere cyagiye uri mu rugo, yihere cyagiye urugo rusenyutse, yihere cyagiye kubyara byanze, yihere cyagiye mariage yanze, yihere cyagiye muri bwa buzima. Reka nkubwire inshuti y'umusaraba, hari ijoro wabaye mutaruzi ko rizacya, irya none riha ubuhamya bw'ijoro wanyuzemo. Uri kuvuga ngo nta kazi ufite kizima wasoje kwiga. Imana ishimwe, kizima wasoje kwiga, kizima ufite impamyabumenyi. Uri kuvuga ngo ntabwo wize, nta mibereho ufite. Imana ifite akazi k'abatarize, ifite n'akazi kabizi. Upfa kuba ufite Imana. Kizima ufite uhoraho, kizima Imana ariyo Mana yawe. Edona sayini mondra, kizima Imana ariyo Mana yawe. Dawidi ngo araza arebana na Goliath. Goliath akibona ari umwana mutoya, Dawidi yari umusore w'imigenda. Ntabwo bisaba ngo ufite igihagararo, ntibisaba ngo ufite experience mu gusenga. Dufatane mu maboko tureme inzira ku buzima bwawe, dusenye inkike zari zikugose mu izina rya Kristo Yesu. Nawe kora, genda kora iby'Imana ishaka gukora. Dawidi ntiyitaye kureba igihagararo cya Goliath. Ni muremure nibyo, ni munini, amaze iminsi mu ntambara nk'uko bamubwiye. Ibigwi bya Goliath nuko yarwanye kenshi, ariko ibigwi bya Dawidi nuko aje mu izina ry'Uwiteka. Haleluya. Goliath amenyereye kurwana, ariko Dawidi amenyereye gusenga. Goliath amenyereye kurwana, Dawidi amenyereye gukorera mu izina ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Goliath ngo akibona ari Dawidi, asunika abasirikare bari ku ruhande rwa Goliath, arababwira ngo nimwegere ku ruhande, uriya nda ntacyo atwaye, uriya ndamurwanya nta kibazo. Abamukingira baba bavuye ku ruhande. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi Yeriko yari kuri imbere, nta uri kwinjira nta nuri gusohoka. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi abakurwanyaga bamaze kugwa ruhaba, abari baje kugufata nibo buzuye umwuka wera ngo bahanure nk'ibyabaye kuri Sawuli. Ndagira ngo nkubwire ko abakurwanyaga bagiye kwivamo imyanya bari barimo baguteye, bagiye gusubira namo bayikura imbere. Akirijwe ry'ubuhanuzi dusenga n'Imana nshuti y'umusaraba. Goliath ngo abegeza ku ruhande. Dawidi akibona begeje ku ruhande, imyambaro Goliath yari afite nta hicumu ryari kunyura, nta nahibuye ryari kunyura. Dawidi niyo Goliath ahagarara ntiyari kumushyikira. Ka Dawidi ni agahungu gafite imyaka 16. Iyo 16 Goliath yari ayimaze aba mu ntambara, Dawidi ayimaze avutse. Ariko mu gihe gito Dawidi yabayeho, yayibanyemo n'Uwiteka. Igihe kirekire Goliath yabayeho hatuka Imana. Ndagira ngo kandi igitsinda ibibazo umuntu arimo ntabwo ari ubunini, ntabwo ari ubwinshi bw'amasengesho wasenze, si igihe umaze uri gusenga. Ndagira ngo dufatikanye dusenga uyu mwanya nonaha. Ni isengesho rirema ibiba nonaha, kandi na nyuma ya nonaha yo gusenga senga, nyuma y'ejo yo gusenga wongera usenge. Dawidi ngo akibona Goliath asunitse abamwegereye, afata umuhumetso ngo ashyiramo ibuye ararizunguza. Bibiliya iravuga ngo ararirekera, kurirekera ntiyahise aritera. Biravuze ngo niba usenze none ongera rirekere, ongera usenge. Arongera ararirekera, ku nshuro yindi ararirekera. N'ubwa mbere iyi strategy mu bantu barwanye na Goliath, n'ubwa mbere yarayibonanye Dawidi. Nta wundi warwanye na Goliath ngo hangare kumutera ibuye. Abantu benshi bamenyereye gukoresha za ruswa n'ibindi. Senga, ibuye ni Kristo. Humetso ni misi yo gusenga, bana na Yesu. Ongera cugusa imperezo zawe wumve ko arimo.
ongera wumve ko ufite Yesu. Yavuze ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe musabe icyo mushaka. Yongera avuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, nzazaho muri. Ibi bizanye Kristo ku buzima bwawe, bizanye Yesu. Duhindure mu mvugo y'profetike. Goliath ntakiri ikibazo, abaye ishema kuri Dawidi. Goliath ntakiri ikibazo, abaye ibigwi bya Dawidi. Dawidi waje batabizi, ajya kujya mu kibazo abantu ntibari babizi. Abantu ntibaje inzira wanyuze mujya mu kibazo. Ariko iyo ugiye kunyura mu kivamo, edona sayini moria, igiye kuvugirizwa mu impundu. Dawidi ajya kurwana na Goliath, nta bandi bantu babimenye, byamenywe na Sawuli umwohereje mu rugamba. Abantu bagushyize mu bibazo bazi kubirimo, barabizi. Ariko nujya kubivamo, Imana yahamagaye abagore bavuza impundu. Baravuga ngo Dawidi, Sawuli yisha agahumbi, Dawidi yica inzovu. Agahumbi ni igihumbi nyine, inzovu ni ukuvuga ibihumbi 10. Bivuze ngo amukubye inshuro 10. Aho wanyuze winjira mu bibazo ntabwo tugishaka kuhamenya. Aho wanyuze ugeragezwa ntitugishaka kuhamenya, turashaka kureba aho unyuruvaho. Imana ihashyize abantu bavuza impundu. Akawa mugabo wakiriye ku irembo ry'urusengero arasimbuka yinjira mu rusengero. Baravuga ngo arasa n'umwe wasabirizaga, arabahamiriza. Aravuga ngo siwe ahubwo ni njyewe. Ugiye kunyura imbere y'abantu babwira ngo ninjye Uwiteka yagiriye neza. Ninjye uhetse umwana, ninjye uri konsa, ninjye uri kurera, ninjye ushingiwe, ninjye uri mu mahanga, ninjye uri gukora, ninjye wubatse urugo rwiza, ninjye uri gucuruza, ninjye uryamye ngasinzira, ninjye wakize, ninjye uzutse, ninjye ukize sida, ninjye ukize, ninjyewe Uwiteka akoranye nawe. Dawidi ngo ararirekera, arirekeye arizunguje. Goliath abiri cyunzwe mu ngofero. Ikibazo mwazunguje rimwe. Dawidi ntiyazunguje rimwe, yararizunguje ararirekera. Goliath abizi cyunzwe akuramo ingofero, atereka hasi. Senga none byegeza abagabo ku ruhande. Wongera usenge uw'iburyo agende, usenge uw'imbere bamusunike, usenge uw'inyuma agende, usenge Goliath akwegere, usenge abiri cyunzwe akuremo ingofero. Dawidi akibona ingofero ya Goliath imuvuyemo ngo aravuga ngo wanteranye 10 n'agacumu. Ariko man, wanteranye 10 n'agacumu. Hari abagabo bari bagutwaje amacumu, hari agacumu wambaye ku rutugu twagasomye kameze nk'umuringa, ikirere cyawe n'igihagararo cyawe, hari agacumu wanteranye nako. Ngo ariko nge nguteye mu izina ry'Uwiteka. Ntabwo ari kubw'amasengesho, ni mu izina, kubw'izina ry'Uwiteka. Kandi mu isi nta rindi zina twahegukirizwamo uretse izina rya Kristo. Kubw'izina rya Yesu Kristo nta rindi twahawe kuboneramo umugisha uretse izina rya nguteye kubw'izina. Olelo moria ngo sayini mondrai peho sayini moria shayini toki bone sayini mondra. Imana ishimwe shatoria boneho sayini ma. Imana ishimwe nguteye kubw'izina. Uru rugo rwubake kubw'izina, byara kubw'izina, baho kubw'izina. Dawidi ngo ararirekera ngo atera ibuye riragenda rigwa mu mutwe w'Umufilisitiya, ngo amuca igihanga aragitwara. Igitangaje acisha igihanga inkota ya Goliath. Ikindi nsoza, ntabwo inkota ya Goliath Dawidi yayishyiriye Sawuli, Dawidi yayijyanye mu nkambi ye. Imana iguha ibihamya by'intambara wanesheje kugira ngo uzabihindure ibigwi, uzatsindisha izindi. Gutsinda Dawidi kwa Goliath, abanje yibuka ko inyuma ye hari intumbi y'intare n'idubu. Ijoro rya none si ryo ribi, ryarindi naryo ryarakeye. Abakurwanya ba none si bo bakomeye. Ibyari bigoranye n'igorogota Yesu yakuyeho. Ndagira ngo dusenga n'Imana. Ndashaka gusengana n'umuntu ushaka kwakira impinduka z'imirimo y'Imana ituruka mu masengesho. Reka dusenga n'Imana. Uhereye kera mwami nturahinduka. Utegeka inyanja igatanga inzira nturahinduka. Ubwira ikirere ngo nikigusha imvura ntabwo urahinduka. Ubwira ijoro ngo niriveho amanywa aboneke nturahinduka. Ole moria donase edrai pehosha inima etosa inimoria kosa ibone sayini monda. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kuri Yorodani kuhambuka ibirenge birahagije, Yeriko kuzenguruka birahagije, kuri Ayi gutungaho intoki birahagije. Ariko uyu mwanya tugendeye mu izina ryawe. Turaremye, turaremye. Umvira ijwi ry'uyu mwene data,
umva gusaba k'uyu mushiki wanjye, umva amasengesho, umva amagambo akwatuyeho. Turaremye kugira ngo ineza yawe igaragare. Impundu nizivuge. Yanyuze mu nzira nyinshi ageragezwa, ariko nazisubiranemo impundu. Ajya muri iyi ntambara ntiyarazwe, ariko nayisohokanemo ubutsinzi butuma amenyekana. Dawidi yari ataramenyekana, yaracuranze ntiyashimwa, ariko ku bwa Goliath Dawidi yabaye ikirangirire. Aravuga ngo no mu isi yose bazamenya ko hari Imana. Ntibimenyekana aho ari gusa, natwe tuzamenya imirimo ukoreye abera. Tubisenze twizeye, dushima ku bwa Kristo watsinze byose, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.